zaguhezeho ubusinzi burakunanira, ubujura burakunanira, ubusambanyi burakunanira, ariko ndagira ngo ubwire ko mu ijuru hari Imana ishoboye byose, mu ijuru hari Imana ikiza ibyo byose, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nuko rero Imana ishimwe cyane. Mukozi w'Imana rero aya masaha nukuri ubu niho mfite ubuntu bw'Imana, ubu none mu mahoro y'Imana, ubu none nabone umunezero ngere mu by'Imana, amahoro ntaboneye ku babyeyi banje, Yesu niwe wenyine wayampaye, amahoro ntaboneye muri kanyanga totaya nazene watota. Ndagira ngo ubwire ngo wowe uruhijwe, wowe uremerewe n'ibibazo, ndagira ngo ubwire ngo mu ijuru mbona Imana itari nyabingi, mbona Imana itari nyirakamana, nabonye Imana igira neza. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Nukuri pe Imana ndayikunda cyane kandi ndayinezerewe. Nukuri nta kintu kijya kima amahoro uretse Imana yonyine wo mu ijuru yampaye agakiza kawe ku buntu. Ndagira ngo ubwire wowe uri mu byaha, nta hantu kuri Imana itakura umuntu bisubiremo. Haleluya! Ibigeragezo byinshi ufite ubona ntaho wabihungira, ubona bantu mwamudukurikiye kuri Gitangaza NTV, amahoro y'Imana bane namwe, mwumve ko tubasuhuje tubikuye ku mutima, tutabakunda ndago uyu munsi twaturi hamwe n'umukozi w'Imana. Ko mumubona aha ngaha byadushimishe cyane kuba twamubonye kugira ngo atugezeho ijambo ry'Imana. Umukozi w'Imana turakwakiriye kuri Gitangaza NTV, udutangire utubwira uko witwa. Murakoze cyane, nukuri ndabyishimiye cyane, Imana ishimwe cyane. Amazina yanjye nge mubona muhagaze hano imbere yanyu nitwa Imana Jean Pierre, nge wari ndi umusambanyi, ndi umujura, Imana iranzahura. Haleluya! Imana ishimwe cyane, yangira ubuntu bwayo kuba abana b'abantu aho batari kunkura, Imana yarahankuye. Imana ishimwe cyane. Nari wa mugabo ugenda nkarara iyo ngiyo, nkabesha umugore ko ngiye mu kazi, ariko mvuye ngiye mu kwa maraya ngiye gusambana. Urumva ko rero Satani yari yarankoroneje, Farawo w'ibyaha yari yarankoroneje. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nukuri Imana yangire neza, imagakiza kawe ku buntu, ndayishimira. Nukuri wowe wumva uko Imana yankuya mu businzi, ikankura mu busambanyi, ikankura mu bujura, ikankura no mu gutubura natuburaga. Imana ishimwe cyane. Nukuri naye ndagira nkubwire ngo wowe hari ibyakunaniye, warihannye ibyaha byinshi byanga kuri karande zawe zaguhezeho, ubusinzi burakunanira, ubujura burakunanira, ubusambanyi burakunanira, ariko ndagira ngo ubwire ko mu ijuru hari Imana ishoboye byose, mu ijuru hari Imana ikiza ibyo byose, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nuko rero Imana ishimwe cyane. Mukozi w'Imana rero turagushima kuko areba amagambo tubwiye ngo wagenderaga muri kera, none si iyo urebye ubuzima bwa kera utari wakizwa n'ubwabuno aheza ni he? Nta buzima bwa kera nari mfite, ahubwo aheza nahangaha maze kugera mu gakiza niho naboneye umunezero. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Amahoro Satani atigeze ampa niyaboneye ku Mana. Amahoro abana b'abantu, umwana w'umuntu yaguhinduka, ariko Imana yo ntigihinduka. Ndishimye cyane rero aya masaha, nukuri ubu niho mfite ubuntu bw'Imana, ubu none mu mahoro y'Imana, ubu none naboneye umunezero ngere mu by'Imana, amahoro ntaboneye ku babyeyi banje, Yesu niwe wenyine wayampaye, amahoro ntaboneye muri kanyanga, Imana yarayampaye, amahoro ntaboneye ku rumogi, Uwiteka yarampaye. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire ko nta hantu kuri Imana itakura umuntu, nta naho itamugeza. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Amen. Amen. Mukozi w'Imana rero urakoze cyane kubera yuko agakiza, none ari abantu benshi bavuga ngo bamaze kubona agakiza, wamara iminsi ibiri bakaba babivuyemo. Ahari weho ntabwo ushobora kuzabivamo? Oya, ntabwo ushobora kuzabivamo kuko namaze kubona uburyohe bwo mu gakiza, nabaje kubona uburyohe n'umunezero Imana yampaye. Nukuri ntago nasubira inyuma kuko aho naba mvuye niho heza, aho naba subiye nahaba ari habi, nahungira hese nahungiye ku Mana. Imana ishimwe cyane. Nukuri iyi Mana yankore imirimo y'ibitangaza, inkiza ibyari byarambase, inkura muri za karande zo mu miryango y'iwacu, inkura mu myuka mibi bari baramvunye barantongereye. Haleluya! Yesu ashimwe cyane. Nukuri Imana ihabwa icyubahiro. Ibyo byose Imana yarabinkijije, nta na kimwe Imana itankoreye. Aho abakomeye batankuye Imana yarahanguye.
ababyeyi banjye batari kunkura imana yarahankuye nasanze imana ishoboye byose levo totaya nazene watota ndagira ngo ubwire ngo wowe uruhijwe wowe uremerewe n'ibibazo ndagira ngo ubwire ngo mu ijuru hari imana itabara mu ijuru hari imana ikiza mu ijuru hari imana itanga agakiza mu ijuru hari imana itanga amahoro tutaboneye ku babyeyi bacu imana yaraduhaye imana ihabwa icyubahiro. urakoze cyane. ariko hari ikibazo abakirisitu bo muri iyi minsi abantu baje bibaza ukubera iki iyo umuntu amaze kuba umukirisitu kubera iki ahura n'ibigeragezo. impamvu umuntu ahura n'ibigeragezo mwibuke ko Yesu nawe yahuye n'ibigeragezo yarabambwe aratotezwa arashinyagurizwa haleluya ari kuzira ibyaha byacu yari kugira ngo acungure nawe agucungure haleluya Yesu ashimwe cyane. niyo mpamvu rero tugomba gutera ikirenge mu cya Yesu tugomba kubyihangana kubera ko Yesu yarabyihanganiye byose. sawa cyane urakoze cyane. uretse mukozi nuko imana yankuyeho abakomeye batari kunkura haleluya impa amahoro abana b'abantu batamaye imana yarayampaye impa amahoro nigeze mbonera mu businzi haleluya Yesu ashimwe cyane. ni ukuri icyo nicyo cyizere mfite kubera ko imana yonyine yo mu ijuru niyo izaduma duha ijuru ryose imana ihabwa icyubahiro. none singa abantu baba badukurikiye kuri Gitangaza NTV wababwira iki? icyo nababwira cyo nuko nukuri muri iyi minsi ni ugukorera imana haleluya Yesu ashimwe cyane. dore abenshi babivuyemo haleluya babivemo nta mpamvu kandi babivemo ubutabazi bwabo bwari bugeze barasebye izina ry'imana baravuga ngo imana ntayiriho ariko nyamara imana irahari ahubwo nuko ibyabo biza bakagira uburangazi haleluya Yesu ashimwe cyane. ndagira ngo mbabwire ngo mukunde imana kubera ko nayo yaradukunze kubera ko nayo yadukunze urukundo rutagira akagero iduha urukundo rwayo nta kiguzi tuyihaye iduha agakiza kayo ku buntu imana ishimwe cyane. gukorera imana nta gihombo kirimo rero kubera ko nabonye imana itari bayare mbona imana itari dagoni mbona imana itari nyabingi mbona imana itari nyirakamana nabonye imana igira neza haleluya imana ishimwe cyane. ni ukuri pe imana ndayikunda cyane kandi ndayinezerewe. ni ukuri nta kintu kijya kimpa amahoro uretse imana yonyine yo mu ijuru yampaye agakiza kawe ku buntu. ndagira ngo ubwire wowe uri mu byaha nta hantu kuri imana itakura umuntu bisubiremo haleluya. ibigeragezo byinshi ufite ubona ntaho wabihungira ubona wareba iburyo bwawe ukareba ibumoso ukabona nta hantu wagana ariko umuntu wo guhungira wenyine ni imana data wa twese imana ishimwe cyane. none ko muri iyi minsi hari abakozi b'imana twari dufite kera mu mbere ya kovide na mbere y'inzengero zitari zafungwa bakaba barabivuyemo none ngaho ukibirimo wabafashe. ni ukuri reka nkubwire ubundi hari ibintu hari igihe imana iguha agakiza ikaguha impano zayo zo kugira ngo ukore umurimo wayo haleluya Yesu ashimwe. turaza kubireba mu kanya mu ijambo ry'imana impamvu mbere bakoraga imana ariko impamvu babivuyemo hari ibintu byinshi bakoraga umurimo w'imana harimo uducenga harimo utuntu imana ikaba yaraguhaye impano yo gusengera abantu imana ikaba yaraguhaye impano yo gusabira abantu umugisha warangiza ntubikoreshe uko bikwiriye kandi imana yabiguhereye ubuntu bwayo haleluya. barangiza bamwe bagahindura ijambo ry'imana bakarihindura bizinesi kandi nta hantu ijambo ry'imana tugaragariza ko twarihindura bizinesi kandi agakiza k'imana karahari. ubutumwa bw'imana nzi neza yuko ntabwo bwaziye abayuda ahubwo bwaziye n'abanyamahanga bose. imana ishimwe cyane. hari ikibazo rero dukunda kwibaza kivuga ngo kubera iki usanga imana bamwe babona amafaranga abandi ntibayabone hari bose imana ndibazi. ni ukuri ndagira ngo mbabwire ngo imana iratuzi haleluya. ibyo ukeneye byose biri mu bubiko bw'imana haleluya Yesu ashimwe cyane. impamvu bitarabiguha nuko ibona yuko nibiguha itaraguha agakiza gafatika Yesu ashimwe cyane. imana aho rahabwa icyubahiro izabitsikamiza abandi cyangwa warangiza ukayibagirwa. niyo mpamvu rero imana itinda kudutabara ibigira ngo iduhe agakiza igira ngo data itunyuze mu bikomeye kubera ko nanyuze mu bikomeye haleluya. nibiduha tutazibagirwa kandi gutinda kwayo kudutabara ngo iduhe amafaranga nk'uko abandi yabaha nuko twongerera uburame nako uburame bwacu buba buri kwiyongera imana ishimwe cyane. ni ukuri ndagira ngo mbabwize ukuri yuko abantu badukurikirana cyangwa
ni ukuri dukora umurimo w'Imana. Ijambo ry'Imana ni ryiza, ntawakoreye Imana uzikorera amaboko. Haleluya. Nta n'uzakorwa n'isoni. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Mwe kubivamo rero kubera ko Yesu nawe yarageragejwe. Imana ihabwa icyubahiro. None si iyo ko hariho nk'abantu baba barasenze bagasubizwa, bamara gusubizwa bakabivamo, buriya Imana yo iba yaribeshe. Ni ukuri nta kiba gitunguye Imana, ibintu byose biba mu mugambi w'Imana, nta kijya kinanira Imana. Ibi byose no kuba abantu barasengaga bagasubizwa, haleluya, byose Imana yari ibiruzi, kwari ukugira ngo yereke wa wundi ukibirimo utaratabarwa, ejo nawe atazatabarwa ngo abivemo. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ni ukuri tujya imbere y'Imana turwaye ati Imana wadukorera ibi, Imana ikaduha amazu, Imana ikaduha amaperime, Imana ikaduha amamodoka. Haleluya. Twarangiza tukibagirwa ya misozi twazamukaga, tukibagirwa agakarago twararagaho. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ni ukuri ibyo byose ahubwo ni ukugira ngo itwigishe ejo tutazabibona ngo twibagirwe. Imana ihabwa icyubahiro. None si hari akabazo nakwibariza. None nga buriya yo ugomeye Imana hari ari ibihano bibi yatanga. Nanone uko mbitekereza cyangwa byumva nyoboye n'umwuka w'Imana. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ushobora kugomera Imana, haleluya, ariko buryo ukugomeye Imana cyangwa uko usuzuguye Imana, Yesu ashimwe cyane, buryo buri kuyikomeretsa mu nkovu. Haleluya. Yesu ashimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Ubumeze nk'aba bandi babambye Yesu ku musaraba. Haleluya. Yesu ashimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Ni ukuri umeze nk'abandi babambye Yesu ku musaraba, kumwe yabambagwa imisumari mu biganza bye no mu birenge, agaterwa icumu mu rubavu, akambika ikamba ry'amahwa mu mutwe. Haleluya. Ubu uri kuyikomeretsa. Hari ikintu gikomeye cyane uba ukoreye Imana, kandi Imana yacu ariyo yadutabaye, ikaduha umwuka wo guhumeka, ikatugiza ibyaha, igadukiza ibikomeye tutari kwikuramo, abakomeye batari kudukuramo, ikabidukuramo. Aho ngaho buri gukomeretsa Imana, uburi no kuyibabaza, uburi no gupfusha ibyayo gusa barakubikije. Imana ihabwa icyubahiro. None si hari akabazo wavutubwiye ngo nicyo cyatumye Yesu aza kwitangira abantu. Ahari Yesu arabo yitangiye, aranabo yaretse. Hoya ntabo yaretse. Natangiye mbabwira yuko agakiza ntabwo kazi abayuda gusa, ahubwo kazi n'abanyamahanga bose. Haleluya. Ntago yari kuza kwitangira abo Yesu, abo yari kubona ko bari gukizwa ngo abandi bibagirwe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yaratwitangiye twese, ahubwo ikibazo nuko bamwe babivuyeho barangije baribagirwa, bibagirwa wa musaraba w'ibyaha Imana. Haleluya. Yesu yatwikorereye. Haleluya. Barangije babirambika hasi. Yesu ashimwe cyane. Imana ihabwa icyubahiro. Barangije baribagirwa, babivamo nta mpamvu, baracogora. Imana ishimwe cyane. Urakoze cyane. Hari akabazo k'amatsiko ngiye kukwibariza. Yego. Mbese kuva ukivuka ukabugeze hebu, ari umunsi ushobora kuba warahuye n'ikibazo ukawibuka n'uyu munsi? Hari umunsi nahuye nabo kirahari, ntabwo byabura, ni byinshi, ariko ndavuga muri makeya. Ni ukuri hari ibibazo nahuye nabyo mu buzima bwanjye, nyura mu bintu bimeze nk'ibigeragezo cyangwa se mu bintu bimeze nk'aho ari intambara ndi guhura nazo. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ikibazo nahuye nacyo nuko navutse ndi umwana wa kabiri mu nda ya mama. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Abandi bariga, njye sinagirirwa ubuntu bwo kwiga, niga nabi, nkajya ku ishuri, nkajya gukora amafaranga mvunitse. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Bigeraho ishuri ndarireka, nukugeza mu ginga sinzi gusoma. Icyo ni ikibazo nahuye nacyo cya mbere, na n'ubu ngubu cyankomerekeje, ariko nabonye umugabo Yesu agira ute, yamvuye inkomere natewe n'abana b'abantu. Imana ishimwe cyane. Sawa. Utubwiye ko utazi gusoma, ukaba utunze ijambo ry'Imana, rigufasha, bararigusomera cyangwa uraryisomera, ni umwuka wera ukuyobora kurisoma. Imana ishimwe cyane. Umbaje ikibazo cyiza cyane. Ni ukuri Imana nta kinaniye. Yesu ashimwe cyane. Imana ishoboye byose. Imana ibasha guhindura ibyanze guhinduka ikabihindura. Imana ibasha kubaka ibyanze kubakika ikabyubaka bigakomera mu izina rya Yesu. Gusoma ijambo ry'Imana, haleluya, hari ishuri ryo mwinshi, ariko hari n'ishuri Imana ikwigisha. Ndifashwamo na mwuka wera, ndifashwamo n'Imana. Imana iranyobora mu ijambo ryayo, igenda inyigishiriza uko bwije n'uko bukeye.
ni ukuri kandi ishuri Imana inyigisha haleluya n'amasomo y'Imana igenda inyigisha atandukanye uko nabibone uko mbibona ubu ngubu bitandukanye nuko haleluya Yesu ashimwe cyane nuko nabibonaga mbere nkiri kwiga mu ishuri ry'isi. Imana ihabwe icyubahiro. Sawa urakoze cyane. None hariho n'ikindi nako gatamatsiko. None ukimara kuva muri ubwo buzima ari unundi munsi wenda wishima uko wabwira n'abandi bantu ko ari umunsi w'umunezero wawe? Umunsi nishimira ni umunsi nakira umwami n'umukiza haleluya. Ni umunsi nakira umwami n'umukiza ubwo nateraga ikirenge mu cya Yesu haleluya. Yesu ashimwe cyane nuko Yesu yambabariye ibyaha byanjye haleluya. Ambabariye ibyaha byanjye atitayeho nkomoka, ambabarira ibyaha byanjye atitaye ibyo nakoze haleluya, atitaye ubujura nakoraga, atitaye ubutsinzi nanyuragamo, atitaye ubusambanyi nakoraga. Uwo munsi ndawishimira aho Yesu yampaye agakiza ke ku buntu nta kiguzi nyahaye. N'ukuri Imana ishimwe cyane, n'ukuri yumva ko nyishimiye kandi ndayikunda cyane. Mu buntu bwayo ku buntu Imana ihabwa icyubahiro. Sawa urakoze cyane. Ndi kubona umukozi w'Imana wagendanye n'ijambo ry'Imana ari umurongo go muri Bibiliya guja kugufasha. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ari umurongo muri Bibiliya ujye umfasha. Imana ihabwa icyubahiro. Tugiye kusoma wumve yuko harimo ibyanjye n'ibyawe nawe birimo haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ni Zaburi ya 35 turahera ku gice cya mbere tugere ku murongo wa 5. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rirakiza, ijambo ry'Imana rirabohora, ijambo ry'Imana riraruhura, ijambo ry'Imana rimara umubabaro, ijambo ry'Imana ritanga umunezero, ijambo ry'Imana rirasubiza, ijambo ry'Imana rikiza indwara zananiranye mu izina rya Yesu. Tugiye kusoma umutwe w'amagambo uravuga ngo Zaburi ya Dawidi haleluya. Umurongo wa mbere akavuga ngo Uwiteka burana n'abamburanya, rwana n'abandwanya, amena ihabwa icyubahiro. Imana iburane n'abakuburanya, Imana irwanye n'abakurwanya haleluya. Mu kazi kawe Imana iburane n'abakuburanya, Imana irwane n'abakurwanya mu kazi kawe haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Ku murongo wa kabiri akavuga ngo enda ingabo nto n'inini ihagurukire kuntabara haleluya. Umva amagambo we unkurikiranye nkubwire ngo Imana nguhanure mu izina rya Yesu. Barakurwanyije igihe kinini cyane mu kazi ukora ngo bakagukureho bagakiraho abandi ariko biranga. Imana yohereje ingabo nini no kukurwanira. Imana ikurwanire mu izina rya Yesu rifite imbaraga amen. Harakubara ko ukazi ukora ni Imana yakaguteretseho, nta mwana w'umuntu akagukuraho uretse Imana yonyine. Imana ishimwe cyane. Imana amore hagucyura. Ku murongo wa 3 ngo kandi ashingure icumu mu ntagara, wimire abangenza, ubwire umutima wanjye uti ninjye gakiza kawe haleluya. Imana ishingura icumu mu ntagara za wimira haleluya. Yesu ashimwe cyane. Imana ihabwa icyubahiro. Ngo wimire abangenza, ubwire umutima wanjye uti ninjye gakiza kawe haleluya. Bwira umutima wawe ko Imana ariyo gakiza kawe. Imana ihabwa icyubahiro kandi koko Imana niyo gakiza kacu. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro amen. Ku murongo wa 4 akavuga ngo abashaka ubugingo bwanjye bamware bagire igisuzuguriro haleluya. Abajya inama yo kungirira nabi basubizwe inyuma, baterwe ipfunwe haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Abashaka ubugingo bwawe bamware mu izina rya Yesu. Abashaka ibyawe bamware mu izina rya Yesu. Abanzi bakurwanya Imana ibarwanya mu izina rya Yesu. Umva nguhanurire wowe umaze iminsi uri ku kigeragezo warabuze amafaranga ya kode, mu izina rya Yesu rifite imbaraga humura. Imana iri kumwe nawe. Uwo Farawo utuma ubura amafaranga ya kode Imana iramutsinze mu izina rya Yesu. Humura, Imana iragurwaniriye, Imana iragutabare. Imana isubiza abanzi bawe inyuma mu izina rya Yesu. Imana isubiza ibikurwanya inyuma mu izina rya Yesu rifite imbaraga haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ku murongo wa 5 ndi mwosoza baravuga ngo baterwe ipfunwe babe nk'umurama utumurwa n'umuyaga kandi marayika w'Uwiteka abirukane amen. Yesu ashimwe cyane. Baterwe ipfunwe haleluya. Yesu ashimwe. Baterwe ipfunwe by'abantu by'uko Imana igutabaye haleluya.
abo bakurwanya haleluya Bibiliya itubwiye yuko bahwanye n'umurama utumurwa n'umuyaga Imana ihabwa icyubahiro Imana ibakubitire guheza mu izina rye Imana ibakubitire mu cyiciro mu izina rya Yesu haleluya Imana ihabwa icyubahiro ndabakunda cyane n'ukuri Imana ibagire neza kandi Imana ibatabare ijambo ry'Imana rifashe namwe ribafashe rigiro rigukura rigiro nawe rikugeza Imana ishimwe cyane sawa urakoze cyane none ng'abantu baba badukurikiye ko basaba nga nimero yawe wayibabwira inomero yanjye ni 078 095 ni 078 095 99 dusabasezerere ubasenge isengesho mwe bari kunkurikira ndagira ngo dufatanye umurimo w'Imana hari abari mu Bufaransa Imana ibarinde cyane hari abari Tanzania Imana ibarinde cyane hari abari Kongo Imana ibarinde cyane hari abari mu mujyi wa Kigali Imana ibarinde cyane hari abari mu mujyi wa Kigali Imana ibarinde cyane hari n'abari mu mujyi wa Musanze n'ukuri Imana ibarinde cyane hari abari Imana wanurire wowe umaze iminsi uri gushaka visa waradepoje biranga uri mayote aho mu Bufaransa ndaguhanuriye genda mu izina rya Yesu Imana iragusinyiye kandi uhamagawe na telefone y'umugisha yo kujya kwakira visa zawe mu izina rya Yesu Imana ihabwa icyubahiro Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro Mana data wa twese turagushimiye turaguhimbaje tugushimiye kubw'umwana waduhaye kuvuga ijambo ryawe n'ubuntu bwawe watugiriye ntabwo ari kubwacu ni kubw'imbabazi zawe ni kubw'imbaraga zawe ntabwo wabaye kubw'imbaraga z'abana b'abantu ahubwo uyu mwanya wari uri mu biganza byawe uyu muteguro wari wawiteguye izina ryawe rihabwa icyubahiro ugire neza ubwoko bwawe ugire neza abapapa ugire neza abasore n'abakobwa ugire neza abarwayi bari mu bitaro ndetse ubakize mu izina rya Yesu ugire neza n'ababyeyi Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro urakoze urakarama rero ni mu izina rya Yesu twizeye amen haleluya ndabakunda cyane ciao Imana ibarinde.